Yesu ashimwe bene data bakundwa, abakijijwe, abatarakira agakiza ndetse n'abandi bifuza kumenya ubwiru bw'Imana. Ndabashuje rero ubuntu bw'Imana bubane namwe. Iki ni cya kiganiro dusobanukirwe ijambo ry'Imana kandi twegere ukuri, kandi ukuri kutubature. Haleluya. Rero Imana ibahe umugisha iki gitondo, isaha iki cyumweru. Ndifuza ko twaganira ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rizana ubuzima. Wowe unyumva uri mu gihugu cy'u Rwanda, icyumweru cyiza, kandi abari mu bihugu duturanye, Uganda, Tanzania, Imana ibagire neza kandi Uwiteka Imana nyiringabo banezererwe. Rero uyu munsi turigana ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abakorino, ni igice cya mbere. Abakorino ba mbere ibice 12:38. Ndasubiramo, ni Abakorino ba mbere ibice 12:38. Haravuga ngo ariko umuntu natabyemera ngo nawe ye kwemerwa. Iri jambo turaryigaho, ariko umutwe w'ijambo ry'Imana shaka kugira ngo twiganeho ni ijambo rivuga ngo ubujiji no kutizerwa. Imana iguhe umugisha. Rero reka dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu, Imana yo kwizerwa, Imana y'ibiriho, kandi Imana izazana umucyo mu isi kugira ngo abantu bayubaha n'abayikorera ku manywa n'ijoro bazabone ubwiza bwayo. Unyemerere iyi saha, itariki y'uku kwezi, ugire neza ubwoko bwawe bwumva kandi bugashyira mu bikorwa, ndetse bakumvira ko ijambo ryawe niko ritubwira, ngumva akumvira azarya ibyiza byo mu gihugu. Data, rero turagushimiye, ikaze na karibu. Mwuka wera w'Imana aganze kandi ategeke, atwigishe gusobanukirwa ubwiru bw'Imana n'imbaraga z'Imana mu bugingo bwacu. Rero Imana ibahe umugisha, Uwiteka Nyirimangabo abanezererwe. Amen. Haleluya. Jambo riratubwiye mu Bakorino ba mbere ibice 12:38 ngo ariko umuntu natabyemera nawe ye kwemerwa. Hari byinshi byo kwiga ku byerekeye iri jambo turimo kuganiraho. Kwizerwa no kutizerwa, izo ni ingaruka ziva mu bujiji. Haleluya. Hari abantu benshi rero b'injiji bahitamo kwibera injiji mu buzima bwabo, bakumva ubuzima bwabo budafite icyerekezo na gahunda. Ariko ubujiji, nasobanura yuko ubujiji ntabwo ari ikintu umuntu avuga ngo injiji ni umuntu utarize, ngo injiji ni umuntu utarageze ku rwego runaka. Ahubwo ubujiji ni kutemera iby'abandi, kutemera yuko hari iby'abandi bakurusha, kutemera ko hari iby'abandi bafite wowe udafite. Ubwo nibwo bujiji, kumva yuko wakwiga ukagera ahantu runaka ukumva ko hari abandi udakeneye. Ubwo ni ubujiji. Abantu bose bamwe ni barebare, abandi ni bagufi, ariko buri muntu wese ni muremure mu rwego rwe. Rero wikumva yuko uri muremure ngo wumve upinze abari abagufi, wikumva uri mugufi ngo wumve wipinze abarebare ari bafite agaciro, cyangwa wowe ari wowe ukomeye. Ahubwo imbaraga z'Imana mu bugingo bwawe nizo zikomeza gukoreramo kugira ngo udahinduka injiji. Umuntu w'umunyabwenge yemera abari hasi ye, akemera abari hejuru ye, agakora ibidasanzwe, agakora n'abandi, akemera iby'abandi, akagendera mu murongo w'abandi, ndetse iyo amaze kwemera iby'abandi nawe baramwemera. Iri niko ijambo ritubwiye, kandi niko ritwifuzaho kugira ngo tugende dukora byinshi bitandukanye mu bugingo bwacu. Haleluya. Reka mvuge iri jambo. Kera ngitangira gusenga cyangwa ngitangira gukorera Imana muri ministry, twagiye duhura n'imbogamizi nyinshi zitandukanye. Naje kwanzura yuko kutizerwa ari bibi cyane, bijyanye nabyo arizo ntwaro zikomeye kurusha izindi zisenya mu ntwaro za Satani. Buriya abantu benshi bajya bibaza ngo niki gishobora gusenya ministry, niki gishobora gusenya ubuzima bw'umuntu, niki gishobora gusenya ubusabane bwawe n'abandi. Ikintu gisenya ubusabane bwawe n'abandi ni ukutemera abandi, kandi iyo utemera abandi ntabwo bakwizera. Iyo wizera abandi nawe barakwizera,
iyo utizera abandi nawe ntabwo uba umwizerwa. Rero bwaba ari ubujiji kuba utizera umuntu uwo ari we wese cyangwa utamwemera. Nkunda kubwira abantu ngo umuntu unyemera nanjye ndamwemera, utanyemera simwemera, kubera impamvu yiye. Ijambo ry'Imana avuga ngo icyo umuntu abibye nicyo asarura. Nshuti mwene data, nubiba gukunda uzakundwa, nubiba kwangwa nawe uzangwa. Ariko nshuti mwene data, ntabwo ushobora kubiba amasaka ngo usarure ibishyimbo, na nubwo ushobora kubiba amasaka ngo usarure ibijumba. Oya, ahubwo icyo umuntu abibye nicyo asarura, kandi ubiba bike ugasarura byinshi. Ushobora gukora ikosa ritoya mu buzima bwawe rikakuzanira ingaruka nini cyane. Rero Imana ibaha umugisha, kandi dukomeze kwigana ku ijambo ry'Imana. Ahangaha rero dukomeza twumva ijambo ry'Imana ritwigisha kandi rikaduhugura. Mu by'ukuri urugendo rw'agakiza ni urugendo tugomba kwigiramo byinshi. Ibyakozwe n'umwe ibice 9:3 kugeza ku 6 haravuga ngo akigenda yenda gusohora i Damasiko, umucyo uramutungura uvuye mu ijuru uramugota, agwa hasi, yumva ijwi rimubaza riti, Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Aramubaza ati, urinde mwami? Nawe ati, ndi Yesu uwo urenganya, ariko haguruka ujye mu mudugudu uzabwirwa ibyo ukwiriye gukora. Haleluya, amen. Ahangaha rero iri jambo riratubwira Pawulo yaratunguwe amenya ibyo yari arimo akora. Iyo abantu batazi ibyo ukora, akenshi bakora amakosa. Pawulo nyuma yaje kuvuga ko yagiriwe imbabazi kandi n'Imana kubera ko atarazi ibyo akora. Yesu nashimwe. Mu buzima bwawe, iyo abantu batazi ibyo ukora bagushidikanyaho, iyo abantu batazi ibyo ukora ntabwo bakwizera, iyo batazi urugendo rw'ubuzima bwawe ntabwo uhinduka umwizerwa muri bo. Rero izo mbaraga z'ubujiji zizana ingaruka zo kutizerwa. Haleluya. Timoteyo wa mbere igice cya 13 haravuga ngo nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo, ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji narizera. Haleluya. Uyu Pawulo asoma avuga aya magambo, yari afite kunanirwa kwishi muri we. Haleluya. Kunanirwa kuba umunyakuri, umwizerwa, ushikamye kandi udahindagurika, nicyo kintu cyonyine gikomeye cyica ibintu byinshi, cyica ibyo wakabaye ugeraho, cyica viziyo yawe. Ndasubiramo, kunanirwa kuba umunyakuri, kunanirwa kuba umwizerwa, kunanirwa kuba umuntu ushikamye kandi udahindagurika, ukananirwa ukaba umuntu uhindagurika. Ibyo byonyine byangiza icyerekezo cyawe n'ubuzima bwawe, ugahinduka umuntu utizerwa. Ndagushishikariza rero kuba umunyakuri, ugahinduka umwizerwa, ukaba umuntu ushikamye udahindagurika. Abantu benshi bakunda guhindagurika, ngaho uyu munsi uramusanga mu bucuruzi, ngaho uyu munsi uramusanga ari umukozi w'Imana, ejo urasanga yaguye, ejo urasanga yivanze mu bitamureba. Ariko nshuti mwene data, izo ni ingaruka zizana ubujiji kandi zikazana kutizerwa mu buzima bwawe. Haleluya. Ibyo rero nibyo ndimo kukubwira, nicyo kintu gituma ibintu bimwe na bimwe bisenyuka. Haleluya. Imyumvire ivuga ko hari inzira y'ubusamo ituma ushobora kugera ku kintu runaka. Niko imyumvire idubwira, niko imibereho itubwira, niko ibitekerezo byacu bitubwira. Ariko iyo myumvire itubwira neza ko ubuzima bwacu hari ahantu budakwiye gutinda, hari ahantu dukwiye guca inzira z'ubusamo. Nyamara waca muri ibi ngibi ukagera kuri ibi, nyamara waca muri ibi ukagera kuri ibi. Ibyo ni ingaruka z'ubujiji. Ubujiji bukwereka yuko hari inzira ya bugufi, ariko ubwenge bukwereka yuko naho watinda ariko wagera ku kigero runaka wifuza kugeraho. Haleluya. Abakristo benshi barashukwa bagakurikira
ibyigomeke. Abantu benshi barahaguruka bagakurikira abantu bigometse n'abafite iyerekwa ryo kwigumura. Reka mvuga ahangaha, abantu benshi igihe Yesu yari arimo atotezwa cyangwa ajyana i Kayisariya cyangwa ajyanwa i Gologota, abantu benshi bayobejwe n'abantu bamwe na bamwe kubera yuko bari barigumuye, bakabona Yesu arimo arakundwa n'abantu bakeya, arimo arubaka za minisiteri bikomeye, akabona arimo ararwanywa bikomeye. Nshuti mwene data, icyo gihe ntabwo yageze ku rwego yifuzaga kugeraho, ariko mu by'ukuri ubutumwa bwiza bwaratambutse na nyuma yaho. Ikizagaragaza yuko ibikorwa ukora bizagira agaciro ni igihe bizaba bifite agaciro na nyuma y'uko upfa. Yesu akiriho yakoze ministry, nubwo yayikoze igihe gito, ariko ibyasigaye bikorwa nibyo byabaye binini cyane. N'uyu munsi Yesu turamuvuga, n'uyu munsi Yesu turamwizeye, n'uyu munsi Yesu afite igice kinini mu buzima bw'abantu, afite icyo avuze mu mibereho yanjye, afite icyo avuze mu mibereho yawe. Hari ibyo yubatse, hari ibyo yakoze, ibyo rero turabyizeye, bifite umugambi mwiza mu bugingo bwacu, kandi ntabwo ibyo ngibyo tubyirengagiza. Rero nshuti mwene data, ntukagendere mu kigare, ntukagendere mu bantu badashikamye hamwe. Umuntu udashikamye hamwe ukabona avuye ahagiye aha arigumuye, uwo rwose ntukamukurikire, nta n'icyo waba umukenewe, nta n'icyo wazamubonaho. Haleluya. Rero iri jambo nifuje kubagezaho rivuga ngo kwizerwa no kutizerwa, reka turisoreze mu gitabo cy'ibyahishuwe. Amen. Igitabo cy'ibyahishuwe ibice 12:10 avuga ngo numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, noneho agakiza karasohoye, gasohoranye n'ubushobozi bw'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi, wahoraga barega ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu. Haleluya. Ahari ushobora kuhora wibaza impamvu ibirego bidashira bihora bigerekwa ku bakozi b'Imana. Ndibuka umushumba watangije umurimo ukomeye mu mujyi wa Bene. Ni inkuru numvise, nshuti mwene data unyumve neza, binyuze muri we abantu benshi barakijijwe n'abakozi b'Imana benshi baratozwa, ariko nyuma igihe gitoya yasebejwe cyane, agerekwaho ibirego kugeza aho ahungiye mu wundi mujyi. Haleluya. Amakosa yarasakujwe cyane kugeza aho nta kiza na kimwe cyongeye kumuvugwaho. Nyuma yaje kuva muri uwo mujyi, atangiza indi ministeri. Haleluya. Ariko nayo iza kwanga. Ariko ageze mu wundi mujyi, yaje kuva mu byo gukora ministeri cyangwa kubaka umurimo w'Imana, abishyira ku ruhande. Kubera iki? Ibirego, amagambo, gushinzwa ndetse n'ibintu by'urukozasoni. Umugambi rero wa Satani uroroshye mu barega kugezaho bitakizana icyizere, cyangwa abantu batakikugirira icyizere. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo Satani ni umurezi wacu, ajugunywe hasi. We nubona abantu baguhagurukiye, nubona ibintu byabaye birebire, nubona ubuzima bwawe Satani yabujeho, menya ngo umugambi wa Satani urimo arashaka kugerwaho. Abantu benshi kubera kutaba amaso, kutamenya umugambi Imana ifitiye abantu bayo, rimwe na rimwe babona abashinze abandi kubera ubujiji, nabo bakijandika muri ibyo. Icyakora nyuma y'imyaka myinshi uwo mushumba imyaka myinshi yaje guhaguruka. Haleluya. Yaje guhaguruka, arongera abininira, arongera yisubiramo, atangira indi ministeri. Abantu benshi yari yarahesheje umugisha, barongera bamugarura icyizere. Haleluya. Ndizera ko yatunguwe no kubona imbuto za ministeri ye, aho abantu benshi yahesheje umugisha, abantu benshi bazi imbuto ze, abantu bazi ibyo yakoze, byatumye yongera guhaguruka aba umwizerwa. Nshuti rero mwene data,
hari igihe ushobora guhinduka umuntu utizerwa ariko binyuze mu mugambi wa Satani. Rero shiti mwene data ndagira ngo nkubwire ngo uhagaze mu mwanya wawe wahagarara mu buryo bwiza kandi Imana yakugira neza. Hari umugabo w'Imana nakunze yagize iyerekwa bita Rick Joyner mu gitabo cye cyitwa Urugamba rwa Nyuma. Yasobanuye iyerekwa ry'ingabo nyinshi z'abadayimoni zari zisohoye cyangwa zigabye igitero mu matorero. Intego y'ingenzi y'izi ngabo z'abadayimoni ngo yari yo guteza amacakubiri kuri urwo rwego rukomeye cyane rw'imibanire rushobora amatorero ndetse n'amadini, abagize itorero n'abashumba babo ndetse n'abagabo n'abagore babo. Haleluya. Rero shiti mwene data, reka nkubwire ngo intambara duhura nazo ziva ku bujiji. Ubujiji butuma wanga mugenzi wawe ntacyo mupfa. Ubujiji butuma umwijundika kubera ko hari icyo akurusha. Ubujiji bushobora gutuma uhinduka umuntu utizerwa muri bagenzi bawe. Rero tukiri ahangaha kuri iyerekwa rya Rick Joyner mu gitabo cyitwa Urugamba rwa Nyuma, ndifuza kugira ngo ukore subscribe kuri iyi channel yacu, then nyuma uzagenda wumva ibiganiro. Hari ibyo Imana yanyeretse ku bigendanye n'izi mbaraga zitera abantu binyuze mu badayimoni, ariko kurikirana ibiganiro byacu uzagenda ubihasanga. Rero Imana igumugisha kandi Uwiteka Imana nyiringabo akwiteho kandi ahumurize ubugingo bwawe kandi akunezererwe. Imana igumugisha, Uwiteka akunezererwe. Reka dushime Imana. Ngewe wabagezaga iki kiganiro nitwa Elize. Imana riri kugire neza. Data mu izina rya Yesu ndagushimiye kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi. Habwa umugisha kandi ushyirwe hejuru, kandi abantu bazumva kino kiganiro kabazumve basubijwemo intege. Kure ubujiji muri bo, kure mwami imbaraga zibarwanya zigabahindura abatizerwa, bahinduke abizerwa. Ababyeyi bahinduka abizerwa ku bagabo babo, abagabo bahinduka abizerwa ku badamu babo, abana bahinduka abizerwa ku babyeyi babo, abayobozi bahinduke abizerwa mu gihugu cyabo. Data turagushimiye ko uzanye umugisha mu gihugu cyacu, kandi uhaye umugisha igihugu cyacu ndetse n'abagituyemo ndetse n'abakizamo. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Umugisha abakozi b'Imana, bashumba, abadiyakoni, abakora umurimo w'Imana ku manywa na nijoro, ubiyereke kandi ubagire neza kubw'ubuntu bwawe. Urakoze. Ni mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera dusabye twizeye. Amen. Shalom, shalom. Imana ibahe umugisha. Uwiteka Imana nyiringabo abanezererwe. Ushaka kutwandikira, email yacu iri aho hasi, kandi ushaka no kuvugana natwe, nimero za telefone zacu nazo ziri aho ngaho. Kora subscribe ndetse usharinga ibiganiro byacu bigere kure cyane, kuko twifuza kugira ngo abantu bamenye ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Imana ibahe umugisha. Shalom, shalom, shalom.